Iri ni isoko rya Gikomba ribarizwamo ibihumbi bitandukanye by'abaguzi bagura imyenda itandukanye ndetse n'ibikoresho byo mu nzu, harimo amakuvureri, amashuka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, haba inkweto, haba imyenda ndetse n'ibindi bikoresho, ndetse n'abandi bantu bakora ibijyanye no gucuruza ibiribwa, haba fast food ndetse fruit cyangwa se izo twita imbuto, ndetse n'abandi baba bacuruza izo baro nyirizina z'iyo myenda, inkweto, ibikapu ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ndetse uyu munsi twageze kuri stoke. Iyi ni stoke nini cyane ibarizwamo imyenda itandukanye, ibikapu ndetse ugura detaye, ugura bitandukanye. Aha twari tugeze aho bafata bapakurura bapakira mu mastoke. Abangaba ni abasore batandukanye, abagabo n'abagore batandukanye, bagenda bafata za baro bagenda bazipima, bapima ibiro byazo banazipanga neza. Izi ni nimero za adresse z'aho duherereye, aho dukorera ndetse n'izindi gahunda zose bakenera kujyanye n'izi serivisi, kubifuza kurangura cyangwa se gucuruza. Baherereye muri East Africa, mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania ndetse no mu bihugu nka za Mozambique batumizaho izi baro. Ahangaha twari tumaze kubona aho bafungura, twari tumaze gucagura ibipupe, amagofero. Aba ni abaturage batangira kuza mu isoko bisanzwe baje kwihahira, ndetse n'abadetaya amapantaro. Muri kubona amapantaro amanitse ahangaha, n'amapantaro meza yandi twita imicuyo, ingofero z'abasaza cyangwa se z'urugara. Aba ni abadetaya ndetse bakora ibyo twita gucuruza isekenya. Aba ni abasore b'urubyiruko rw'abanyakenya, babivanzemo abarundi, babivanzemo abagande. Ni isoko mpuzamahanga riri mu mujyi wa Kenya, aho iryo soko ryitwa Gikomba Market. Ni isoko ricuruza imyenda yindi twita imyenda yambawe ya caguwa. Ndetse ahangaha umuntu wese ushatse kuhaza, yaba ashaka amarido, yaba ashaka amashuka, yaba ashaka amaeswime, yaba ashaka amapantaro meza, amajinsi meza yandi twita premier karite ya caguwa, turamushyigikira cyangwa se tukamufasha, tukamuyobora. Aha nayo byashara cyangwa se business z'inkweto z'ama New Balance ndetse n'izindi nkweto zitandukanye. Uyu nguyu ni umugabo duciyeho wari ufite imyenda n'inkweto agiye gucuruza, nawe barangura ahangaha mu isoko rya Gikomba bakajya gucuruza hanze y'isoko rya Gikomba. Ndetse twebwe tumaze kugura muri stoke, tumaze kugura ibaro yacu y'imyenda, dore twari tugeze ku kibanda cyacu cyangwa se aho dufata ya myenda tukayifungura, aho umuntu wese agenda afata ibintu bitandukanye, arwanira imyenda ye, areba ko ibintu byatungana, areba ko ibintu byashoboka. Noneho uhangaha nta gisambo kiba gihari, buri wese abarwana no kugira afata uwe muzigo. Yamara gufata uwe muzigo akawushyira ku ruhande, amaze kuwukoregitinga akabarirwa, akishyura, yarangiza akagenda. Natwe rero twari turi muri aba barwana imyenda yacu, tugenda tuyigurisha mu gihugu nk'Ubugande. Hano twari tugeze kuri ranchi, aho twafashe ifunguro riryoshye cyane rigizwe n'ibirayi ndetse n'isombe, tugafata na salade y'igitunguru cya white, onion ya white. Tumaze gufata ifunguro rero, akazi kacu kari karangiye, twahise dufata ya myenda twamaze kurangura, tuyijyana ku ipasi, barayiduterera. Natwe twari tugiye kwerekeza mu kazi kacu, ducuruza imyenda n'inkweto ku giciro cyiza. Wifuza kurangura, wifuza kugura cyangwa se kugurisha, watubwira. Hano twari twacaguye ipantaro yale ndetse na Lacoste ya white plain, tukongera tugacagura ndetse n'imyenda myiza itandukanye y'abakobwa, harimo ama jeans. Iyi ni jeans ya white, tukayambaza umupira. Uyu mupira ubukoranye n'aka gashati, aka gashati kaba karimo indani, warangiza ukambara iyi myenda igezweho cyane bita le. Izi ni compresa male, izo bita linen. Ushaka kurangura cyangwa kugura, ucuruza amabaro cyangwa se detaye, waduhamagara na delivery irakorwa hirya no hino muri East Africa. Ciao ciao. Wibagirwe kudusigira ubutumwa cyangwa igitekerezo. You are welcome again.